ndagira ngo mbasuhuze munyemerere tuganire nanone ku ngingo y'ubumwe bw'abanyarwanda kuko irampangayikishije cyane. Ni byiza guhangayika kuko demokarasi twimirije imbere ntabwo byakoroha niba u Rwanda ruri mu dutsiko, niba u Rwanda rudashyize hamwe, cyane cyane ko nanone ubu mumbona mpangayikishijwe cyane n'ubumwe bwa Afurika. Ni ngombwa rero ko ibihugu bya Afurika gishyira hamwe, Afurika ikaba igihugu kimwe, ariko niba ibihugu ubwabyo buri gihugu kitiyunze nacyo ubwacyo bizagora. Reka rero tugaruke ku Rwanda rwacu. Muri iyi minsi abantu bashyushya imitwe bamaze kuba benshi, ku buryo dushobora neza guta umurongo ukabona dusubiye muri 92 kubera gushaka guhangana na FPR. Abantu bariho barayobera mu moko, nguko muri 92 FPR iteye, abanyarwanda bahise bareka inzira ya demokarasi bari batangiye, maze kubera agashyaka gato cyane kavukiye mu kwaha kwa MRND kitwa CDR, bwo bahita batangira ingengabitekerezo ya jenoside. Nyuma y'imyaka 2 ibara riba riraguye. None rero kuri iyi gahunda nabatangarije ko dutegura 2024 kongera guha agaciro demokarasi y'u Rwanda, impinduka abantu benshi bifuza tukayigeraho. Icyo gihe tuzaba tugeze he niba kuri uno munsi abantu bakomeje nanone kuzamura ibiganiro bigabanya abanyarwanda mo kabiri? Mperutse kubwira urubyiruko rw'abanyarwanda bo mu mahanga, ntimuritonde kubera gahunda mutangije, muziganishe mu nzira iboneye. Ntabwo namaganye igikorwa cyo kuvuga amateka buri muntu, kuvuga akababaro ke. Namaganye itangazo ryavugaga ry'uwitwa Claude Gatebuke na bagenzi be ngo bagiye kwibuka abantu bazize ubwoko bwabo, ngo bazize uko bavutse. Ibyo ni ibintu tugomba kwitondera kuko uretse jenoside yakorewe abatutsi nta bandi bantu bigeze batungwa agatoki kubera ubwoko bwabo. Abo rero tugomba twese kwishyira hamwe tukabibuka muri gahunda y'igihugu, kuko ni ishyano ryagwiriye abanyarwanda, rigwira isi yose. Bwari bubaye ubutagira kenshi nyuma ya jenoside yakorewe abayahudi, birongera biba mu Rwanda. Aho rero niyo mpamvu igihe cyose muzamura ijambo ry'ubwoko mugomba kwitonda, kuko ni ishyano rikomeye twagushije. Abasore Gatebuke n'inkumi bagenzi be mwese nongere mbibutse ko igikorwa cyo gukangurira abanyarwanda ko buri wese yavuga amateka ye ndagishyigikiye, ndetse na bagenzi banyu bo muri Jambo igihe cyarakurikiyeho mbabwira abatangabuhamya benshi barabutanga. Ariko nzakomeza gukurikirana kimwe ndetse n'abatanga ubuhamya mu Rwanda igihe abantu bavanga ibintu bayobya abanyarwanda. Nko mu buhamya bwatanzwe muri iyo gahunda ya Zaba Gatebuke na bagenzi be, ibyo bari batangaje nta muntu n'umwe wigeze agaragaza ko yazize ubwoko. Birumvikana rero ko ubwoko buri mu kanwa ka Gatebuke na bagenzi be babiteguye. Ababagana rero muritonde, biremewe rwose, ndanabishyigikiye ko twisubiraho tukamenya ko akababaro k'abanyarwanda kose gafite agaciro mu kubaka igihugu cyacu no mu kukivura. Ariko rero nta kubabara upfobya abakorewe jenoside, kuko jenoside iragatsindwa. Jenoside ni ikintu kitagira ikigikurikira. Jenoside ni ikintu tutagomba gukinisha. Mu butumwa n'ubuhamya bwatanzwe n'abasore nabo muri Jambo, bagerageje guha ijambo abantu bose. Ni byiza,
ariko igihe mutegura ibintu nk'ibyo mugahamagara abantu bafite mu kanwa kabo isenya ivanguramoko nka Kasien Ntamuhanga n'abaryamunabe, nta kindi muzabasome muzabakurikire, baba buri gihe bariho barondora bashakisha wakanaga ibibazo by'abahutu, ibibazo ibyo bintu rwose. Njyewe namaze kubirenga, nkaba nanifuza abanyarwanda benshi ko byamaze kuva mu ndangamuntu ntibinave no mu minwa yanyu, bive mu kanwa kanyu, ubundi abapfa bapfe kigabo, abaguye mu ntambara tuzakurikirane amakosa y'abasenye inkambi bakabikora n'ubuswa bwinshi, ariko twibuke ko hari ibibazo by'abahanganye n'interahamwe, bahanganye n'abakoze jenoside. Abo bantu twese tugomba kubarwanya. Niyo mpamvu niba abanyarwanda mutitandukanije nabo bose bafite ingengabitekerezo ya jenoside, ntimwitandukanye n'abayikoze, mukarwanya FPR mwirohana none mu rwobo rw'amoko. Aho ngaho ntabwo ari byo. Niyo mpamvu nanjye nshyigikiye impinduka, ariko sinshobora kurwanya intwari z'igihugu, intwari zitugejeje aha, zatumye amahano y'agahomamunwa ya jenoside ahagarara. Ubu ngubu tukaba ahubwo dusabwa kuri urwo rwego kubunganira kugira ngo amateka y'igihugu cyacu atubere twese abanyarwanda. Igikurikiraho noneho nuko iyo abanyarwanda biyunze tugomba kubaka noneho igihugu, tukubaka ubukungu, tukubaka imibereho myiza. Ngaho buri munyarwanda wese asabwa gutanga umusanzu. Niyo mpamvu rero abariho basubiza igihugu inyuma bagomba kuzirikana amategeko. Ikintu cyitwa kubahiriza itegeko nicyo kintu abenshi ubu batarasobanukirwa. Nkaba ngira ngo nibutse ko hariho nk'amategeko agenga amashyirahamwe. Amashyirahamwe, abahuriye mu ishyirahamwe bafite ibyo baba bahuriyeho. Iyo bahuriye muri iryo shyirahamwe baganira ku bibazo bahuriyeho, ariko ibibazo by'abanyarwanda biratureba twese abayobozi, biratureba twese abanyarwanda. Aha ndashaka kwibutsa abayobozi bakunze gutumirwa mu mashyirahamwe y'abarokotse jenoside, bagashaka kubaha ubutumwa bureba abanyarwanda bose. Abarokotse jenoside ntabwo ari bo bashinzwe gukurikirana abayikoze. Ibyo biratureba twese. Mbibutse ko hari gahunda nemereye abanyarwanda gitangaza uyu mushinga wanjye hari ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 4 muri 2017, babwira ko nifuza ko hazajyaho gacaca mu mahanga. Iyo gacaca mu mahanga n'ubu ndacyayitegura. Muzampa ubuyobozi gusa, mu gihe mutarabumpa ariko ntibyambuza nanone gukomeza kwitangamo umusanzu. Nkangurira abanyarwanda umutungira agatoki abantu bakoze amarorerwa mu Rwanda, abayobozi, ababurugumesitiri, abakonseye, interahamwe tubana nazo mu mahanga hirya no hino mu nkambi. Mfashe urugero nko muri komini yacu ya Ngenda, nshobora kureba mu bo tuziranye tukaganira, tukareba abantu batwihishemo batajya na rimwe bavuga uko byagenze ngo babe bakuhaka gusaba imbabazi. Abandi mwese mufite amakomini mwaturutsemo, muzi uko ibintu byagenze aho igihugu cyahereye kigwa. Gahunda rero ya gacaca mu mahanga, nashyizeho urubuga rudufasha kwitegura demokarasi ikapu 24, aho naho muzajye mutangaho ibitekerezo. Ni ukuvuga ko tutagomba guharira umurimo wo gukurikirana abakoze jenoside ngo tubiharire abayizize n'abayirokotse. Namagane kandi nanone
abantu bagarura za mvugo zo muri 1992 zo kuvuga ngo niba uhanganye na FPR ngo ubwo wanga igihugu cyose, usange barangisha abantu diaspora, barangisha abantu ambassade. Uko kwangisha abantu ambassade ukabangisha ikintu cyitwa diaspora ntaho bitaniye na bya bindi byakozwe muri 1992 byo kwangisha abantu FPR bagahindukira ngo nibatemagure abatutsi bose. Niyo mpamvu rero nongeye bakangurira ko igihugu cyacu gifite inzego. Diaspora ntabwo ari gahunda y'abanyarwanda bashyigikiye leta gusa. Gahunda ya diaspora iratureba abanyarwanda twese tuba mu mahanga. Ambasade n'urwego rw'abanyarwanda baba mu mahanga. Kwangisha abantu ambasade ni kimwe no gufata abari mu nkambi ukababwira ngo muhujwe n'ubwoko runaka. Ibyo bivuga mu nkambi z'abahutu, ibyo ngibyo abazihuriyemo mumenye ko muri mu mutego mubi mwishyiramo. Buri wese nabeho mu mahanga ku giti cye, aharanire ubukungu, aharanire kwiyunga nawe ubwe, aniyunge n'igihugu cye, kugeza igihe mu mahanga tuzasigarayo turi abanyamahanga ariko tutari abantu banga igihugu cyacu. Nongere ngaruke ku bumwe kugira ngo aba bantu bakorera politike mu mahanga bamaze kwimenyereza ibintu byo kuzamura irondabwoko mu magambo yabo, mbakurikirana kandi nkabatunga n'agatoki. Ntabwo tugomba gukomeza kubahishira ngo tubihorere. Nizere ko ibyo nabwiye Gatebuke babyumvise. Bakomeze rwose bareka abanyarwanda baganire, ariko be kuyobya amarari ngo bakore ipfobya rya jenoside, ngo bakore ivangura no kugabanya abanyarwanda mu kabiri. Mbwire rero n'abariya batangabuhamya, niba wumva ufite ikibazo gikomeye cyane watewe nyine n'amateka yacu mabi. Aha naho urugero uriya mwana watanze ubuhamya witwa Ndayambaje David, ukumva nta bwoko ufite, ibyo bigire ishema. Nanjye ubwanjye ibyo by'abahutu tutsi natwa nabivuyemo kera. Ngwino rwose dufatanye tuba abanyarwanda gusa, ibyo birahagije. Ubaze inkomoko yanyu mu aho wavukiye, ngubwo ubwoko bwawe. Niba ari mu Buganza uba uri Umuganza, niba uri mu Bugoyi uba uri Umugoyi. Ariko ibyo kujya muri izi gahunda, hari n'abandi benshi, hari n'abumva baravutse ku babyeyi babiri batandukanye bakabura amahitamo, ugasanga noneho bagiye muri politike yo gushaka ukuntu bahitamo. Nimubivemo iby'amoko, mubivemo, muze tube benshi, tubitere umugongo, twubaka u Rwanda. Kubaka u Rwanda tudashakisha ngo ese nguru umuhutu, ngo ese nguru umututsi. Tuzaba benshi, ari nako tuzaseka abantu bakomeza kumva hari ishema ryo kugira ubwo bwoko no kugurisha, kandi amategeko twubakiyeho nta hantu na hatoya abishyira imbere. Mbwira abantu bose dukunze gusoma ngo abantu bazize jenoside yakorewe abatutsi, ntibivuze ko ari abatutsi. Jenoside yagize ingaruka ku bantu benshi, abantu b'inkomoko zose. Niyo mpamvu igihe muri kumwe mugomba kwirinda ikintu cyose kibagira abantu bavanguye. Nimube abantu muhuje ibibazo, ariko mwe kuba abantu bavanguye. Niba kandi ari ibibazo bireba igihugu cyose, turi kumwe dushyigikirane. Murakoze, ubundi dukomeze twitegure impinduka, kuko ntituzahora muri ibibazo. Ubumwe tuzabwubaka kandi tugeze kure. Noneho muri mu minsi iri imbere, Mpayimana Philippe nzagaruka rwose mbagezaho imishinga tugomba gufashamo igihugu cyacu mu mibanire no mu iterambere
mu bukungu no mu bibazo bikomeye cyane, ibibazo by'uburezi, ibibazo by'ubuzima, ibibazo by'ikoranabuhanga, ibibazo by'ibikorwa remezo, ibibazo byinshi cyane tugomba gufashamo igihugu cyacu gutera imbere. Murakoze.